ndabasuje mwese abo turi kumwe muri aka kanya muri space mwaje ngo twifatanye muri space mbona ngiye nk'idasanzwe kubera ko sizina muri kunyumva ariko hagira umuntu ufungura micro akambwira niba turi kumvikana. Yes turakumva nta kibazo. Okay. Ndavuga ko space y'uyu munsi nyibona nk'idasanzwe kubera ko za space zindi twagiye dukora hano twagiye tugira umutumirwa akaza tukaganira ku ngingo runaka nyuma abantu bakaza kumubaza ibibazo, ariko uyu munsi ntago ariko biraza kugenda. Abantu bose uko babishoboye baraza gufata ijambo tuganire. Ikintu nshaka ko tuza kuganiraho ni ikintu kiri kuvugwa cyane hanze. Abantu benshi mushobora kuba mwabibonye ni iriya audio cyangwa video yafashwe Busingye ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza aho zari minisitiri w'ubutabera, akaba yarayifashwe n'abanyamakuru bakora ibintu by'ubusesenguzi n'ubucukumbuzi bw'inkuru bamubaza ku bibazo bijyanye na gahunda y'Ubwongereza yo kohereza abimukira mu Rwanda. Ikaba ari gahunda leta y'Ubwongereza yagiranye na leta y'u Rwanda mu buryo bumeze nk'ubucuruzi, kuko leta y'Ubwongereza igomba kohereza abimukira bari mu Bwongereza cyangwa bajya mu Bwongereza mu Rwanda, nyuma igaha leta y'u Rwanda amafaranga. Bibe turabizi ko leta y'u Rwanda ibintu byose ikora ni ibintu kenshi biba birimo ibintu bya za deal z'ubucuruzi. Ubwongereza nabwo bukivanaho uwo musaraba wo kugira ngo bugumye kwakira abimukira, nk'uko nyine ibihugu byinshi by'i Burayi byagiye bishyira imbere iyo politike yo kugira ngo byivaneho abanyamahanga bahungira muri ibyo bihugu. Ntabwo rero turaganira cyane by'umwihariko kuri uwo mushinga, kuko nabyo wenda abantu bazabiganiraho. Nacyo ni ikintu kigayitse kubona igihugu cyacu ari igihugu kijya mu bintu byo gucuruza abantu, birangiye mbifata nka human trafficking cyangwa icuruzwa ry'abantu, aho igihugu kiyobowe n'abantu nabo babaye impunzi bageze igihe bafata ibyemezo byo guhemukira impunzi ku nyungu zabo z'amafaranga, bakavuga ko ndetse ngo impunzi bazazifata neza. Ariko ukibaza uburyo umuntu ashaka gufata neza impunzi adafata neza abaturage be. Ibyo ntabwo turabitindaho cyane, kuko twabonye izindi mpunzi bafashe zavuye muri Libya, twumvishe izindi mpunzi bafashe zavuye muri Isiraheli, nyinshi zikagenda zisubirirayo ndetse zimwe zikongera zikisanga hariya muri za Libya ziri gukorerwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ibyo ntabwo turabitindaho, ariko leta yacu yo ikibishaka ni inyungu zayo z'amafaranga, ni inyungu zo kugira ngo igira uko yigaragaza mu mahanga nka leta igira neza, kandi mu by'ukuri nta bugira neza burimo. Muri iriya audio y'iminota rero 22 hari niba nibuka neza iriya video, havuzwemo ibintu byinshi tutari bugarukeho, ariko ikintu kibabaje kinakomeye, nubwo ni harimo n'ibibabaje byinshi, ariko ikintu gikomeye nashatse ko tuvugaho uyu munsi ni ahantu Busingye yavuze ku kibazo cy'impunzi z'abanyekongo zarasiwe mu Rwanda. Abivugana ikintu cy'agasuzuguro, babivuga ko nta kintu bivuze, ko niba zararashwe bivuze iki? Ntacyo bivuze. Donc ni ibintu bitagombye kubona. Avuga gutyo mu gihe mu by'ukuri impunzi tuzi urupfu zapfuyemo, kandi izo mpunzi uyu munsi noneho leta y'u Rwanda ikaba ari ibeshya mu mahanga yuko ihangayikishijwe n'ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo, ivuga ko impunzi z'abanyekongo zishaka gutaha, ariyo mpamvu zashinze uriya mutwe M23. Intambara zihora muri kaya karere turazizi. Mu bihe byashize noneho byaranavuzwe yuko M23 ubu ngubu bisa nkaho yongeye kubura imirwano. Ariko muri ibi byose biba, leta y'u Rwanda ikavuga ko ihangayikishijwe na ziriya mpunzi, ikavuga ko ihangayikishijwe ngo n'abavuga ikinyarwanda bo muri Kongo, ngo n'abatutsi ngo bicwa bagirirwa nabi n'ubutegetsi. Ariko umuntu ukomeye wari minisitiri w'ubutabera kiriya gihe, ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Ubwongereza, avuga ko kuba izo mpunzi zarishwe ntacyo bivuze, ari ibintu biri aho ngaho. Mbese ari nko kuvuga ko kuba barapfuye nta gaciro bafite kwa. Icyo kintu rero turabizi, ntago wenda ari ibanga. Ubutegetsi bw'iwacu ni ubutegetsi bwica. Ibyo ngibyo nabyo nabo ntibabihakana. Perezida Kagame ubwo akunda kubyivugira kenshi, yarigeze no kuvuga ati ngiye ibyo kwica ntago bintera ubwoba, ntago bintera isoni. Ariko noneho
kugeza igihe kuba abantu barapfuye, ko abantu bararashwe, abantu babifata nk'aho ari ibintu nta kibazo kibirimo. Ibi kandi impamvu nabashatse kubigarukaho ni uko hari abantu kenshi bagiye bavuga ziriya mpunzi zarakoreshejwe, zashutswe n'abantu, bagashaka no kuvuga ko hari atari umugambi wa leta cyangwa ari nk'abasirikari bacitswe bakazirasa, ariko umuntu wari minisitiri w'ubutabera akavuga ko abo bantu kuba barishwe, kuba bararashwe nta kintu bivuze. Ni ikintu mu by'ukuri njye cyantangaje cyane, ariko ntabwo byantangaje kubera yuko nzi ko nyine ubutegetsi bw'iwacu ari ubutegetsi bwica, ariko biranatangaje kuba umuntu uri kuganira n'umunyamahanga ibyo bintu akabivuga. Ubundi inkotanyi kenshi ni abantu bagira akantu ko kwiyerurutsa, akantu ko kwihishahisha, akantu ko kwigira beza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko noneho urumva bageze igihe noneho kuba abantu barapfuye ari ibintu ntacyo bivuze. Ibyo rero nibyo nashatse ko tuganira kuri uyu mugoroba. Sinzi wenda abantu benshi bashobora kuba babonye iriya video, harimo ibintu byinshi byavuzwe, ariko njyewe byarananshimishije kuko wenda byatumye n'abatazi buriya butegetsi wenda baraza kubumenya. Ariko iki kintu cyo gusa nk'aho abantu bakinira ku maraso y'abantu, kuko na ziriya mpunzi nazo birasa kwanza biranahuye cyane. Na ziriya mpunzi bashaka kujyana hariya ni abantu bafite ibibazo, ni abantu bahungira mu Bwongereza kubera ko bumva yuko bakeneye ubutabazi, bakeneye ubufasha bundi babonera muri kiriya gihugu nyine. Ariko igihugu cyacu kikavuga kiti no, nibaze twe twibonera amafaranga ntacyo bitubwiye, nibaze twe twikorera business yacu ntacyo bitubwiye. Icyo kintu nashatse ko aricyo tuganiraho uyu munsi. Mikoro rero ifunguye ku muntu wese wifuza gusaba ijambo, arashyira ukuboko hejuru, duhana ibitekerezo, tunareba ese ibintu nk'ibi ngibi bizageza ryari, ibintu nk'ibi twabikoraho iki. Kiriya kintu nashatse ko rwose tukiganiraho. Nagumye kubitekerezaho cyane, nkavuga nti se wakora space abantu bakaganira kuri ibi bintu. Ariko cyane cyane kari akajambo Businge yavuze ko kuba impunzi zarishwe rwose nta kintu bivuze. Ni akantu ngiye mu by'ukuri kankuze ku mutima cyane, karanambabaza ku buryo numvise ko atatambuka gutyo gusa, ntacyo bivuze. Avuga ati se bari abantu bamoze, ati bari abantu wenda ntibashobora kuzasubira mu bihugu bagiye bavamo n'iki, ati bishobora kuba ariko ntabwo bizaba ku manywa, ntawe uzabimenya. Donc nko kuvuga ati abo bantu nubwo baza bagasufura, twe tukajya ku cyo dushaka kugeraho, bashaka bakarongotana bakazajya mu bindi bihugu cyangwa bagasubiramo, ntacyo bitubwiye. Ikintu cyo kugira ubutegetsi butagira akantu ka kimuntu na gatoya ni ikibazo gikomeye cyane. Iki kintu kandi impamvu wenda abantu baba bagomba no kukivuga ni ukugira ngo n'aba bantu bakunda kuza kuri iyi mihanda bavuga leta y'iwacu, leta y'u Rwanda, leta iri muri Kongo kugira ngo irengere abantu, kugira ngo ihagarike jenoside. Ejo bundi nabonye ahantu wenda ndakoza ko gatoya ka Twitter yakozwe n'umuntu witwa Gatete Nyiringoma, hari menya ariko bamwita, ni umupropagandiste w'ubutegetsi bwa Kigali, avuga ku bijyanye na biriya byo kuba James Kabarebe yaragizwe umunyamabanga wa leta harushinzwe ibyo bibazo by'akarere, sinibuka neza titire ariko ni ibijyanye n'akarere. Avuga ngo inama za East Africa zizajya ziba zimeze neza rwose, ngo abanyekongo ngo azajya babwira ngo nimwemere ibyo mwasinye, ngo cyangwa ngo nongere ngende, sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda, nongere ngende mbese ntambagire Kinshasa nongere nyifate. Nanabyanditseho hano ndavuga nti agasuzuguro leta yacu isuzugura abanyekongo kazatuzanira ibibazo bikomeye cyane. Agasuzuguro abantu bacu b'abanyarwanda bene wacu basuzugura kiriya gihugu cy'abaturanyi n'abaturage bacu n'abayobozi bacu, ni agasuzuguro gateye ubwoba cyane. Noneho kugeza ubwo na ba bandi b'abanyekongo bavuga ngo bavuga Ikinyarwanda, na ba bandi bavugaga ngo ni bene wacu, ngo ni abatutsi, ngo bararengana gukorerwa jenoside, umuntu wari minisitiri w'ubutabera akaba ari ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza avuga ko kuba bararashwe, so what? None si bivuze iki? N'agasuzuguro kenshi cyane. Ndagira ngo rero umuntu ushaka ijambo kugira ngo tuganire kuri iki kintu, no kwisanzura, nta mutumirwa bihari uhari, ntaki, rwose no kwisanzura. Kageyo wazamutse, ndabona wazamuye ukuboko, wafata ijambo ukaza gukurikirwa na Rukundo. Abantu twisanzure rwose tuganire, kuko nabyo biba bikenewe, tuganire kuri iki kintu, kuko n'abantu bashyigikiye buriya butegetsi baba batwumva, n'abantu bashyigikiye biriya bintu bya FPR byo kwirwa ibeshya ngo ijya muri Kongo
kurwanira abatutsi ngo bakorerwa jenoside ngo bicwe, bamenye ko baba bashyigikiye abantu babicanyi, abantu ngiye ntatinya no kwita ko ari sinzi uko nabivuga, kubona ubuzima bw'abantu, abantu bishwe, abantu bakagirirwa nabi, umuntu akavuga ngo so what. Abumva icyongereza ako kajambo nubwo ari kagufi bumva icyo kavuze. Murakoze cyane. Kageyo umwanya no wawe uraza gukirwa na Rukundo. Murakoze Rugaba kuri space wateguye ikenewe kubera byaterwa na pronunciation y'abantu, ariko iriya groupe bari abanyamakuru bafashe amajwi Businge, hari ababita Red by Donkeys, ababita Red by Donkeys, biterwa n'umuntu uwo ari we, ariko ndashaka wenda abatabashije gusoma cyangwa se abatari basanzwe bayizi, wenda iriya ni groupe y'abantu ubundi njye nari nsanzwe nyikurikirana kuri Twitter. Ni groupe yafunzwe muri 2018 y'abanti Brexit. Ni abantu rero baba activiste nk'ibi ngibi tuba dukora, sauf ko wenda abanyaburayi bo bagira wenda imbaraga nyinshi kuturusha, ariko nabonaga barimo baba basharinga ati bamaze kugira views 5,000,000 kubera kiriya kiganiro cya Businge. Ngira ngo mu biganiro byose bakoze n'ibyo kuri Brexit, kandi ariyo ubundi bashinze Red by Donkeys bagendeyeho, kiriya kiri mu biganiro cyarebwe cyane. So what, ndibuze kuza kuyigarukaho, ariko ngiye icyo nshaka kuvuga ni uburyo image y'u Rwanda igenda ifatwa hanze. Niba wenda abantu 5,000,000 babonye iriya video, ko byasaba kose wenda harimo abanyarwanda wenda dizo 1 million, ni estimation wenda ntakore ubushakashatsi, ariko harimo n'izindi 4,000,000 z'abandi bantu batari abanyarwanda, harimo n'abandi bose bagenda bamenya uko iriya leta ibyikora. So kugira ngo Kagame azarepare iriya image uburyo yangiritse kuri inshuro kubera iriya video yakozwe na Red by Donkeys, bizamufata akanya, kandi ndabizi buriya bagiye guhita babikora, bagiye guhita bataka bashyiremo amafaranga, bahamagara ibinyamakuru, bakora ama advertisement menshi kugira ngo bakuvure iriya image yabo. Ariko ikintu navuga ni uko ntabwo bazahora buri gihe bakavaringa, hari ibyo bazajya bakavaringa kimwe ibindi bine bibacike, bakavaringa kimwe ibindi gutyo bibacike. Hari ibya Kazungu biri kugenda imbere, ni byinshi, ibya Marimari ntibirarangira, ibingibi bya Businge sinzi niba mwarumvisha ko muri iriya video hari umugabo wavuze ngo Kigali Works, ngo nibo bayikoininze, donc nibo bakriye iriya jambo, iyi mizindaro ya Kigali irirwa ishyiraho hashtag ngo Kigali Works. Ni ibintu byakozwe na bano bazungu bo bakabavuga ati okay, kano kantu mujye mugakoresha, ubundi imizindaro nayo si ugupostinga. Ariko petit à petit bazagenda bacika intege, kuko ikintu atari icyawe originellement ntabwo wagitwara imyaka n'imyaka bigira ngaho, kuko deja nta nubwo bazi icyo bivuga, nta nubwo baba basobanukiwe impamvu uwo Mwongereza yakibahaye ngo bagikoreshe. Uko byahise kose kuri image ya Kagame, iyi groupe Red by Donkeys bakoze akazi gakomeye. Icyo twebwe twakora gusa no kugira ngo n'abandi bakongomani nabo baze kuza kubyumviraho, bumva uburyo bagowe. So what ni ukuvuga ngo sinzi uko nabitaraduza mu Kinyarwanda ngo none se, hanyuma se, kuko ntacyo bitwaye. Kandi muribuka imyigaragambyo yabaye kiriya gihe, BBC yabivuzeho, ariko uko yari ishoboye nta bandi bantu babivuzeho cyane muri kiriya gihe. So ndangiza, njyewe nashimiye iriya groupe Red by Donkeys, kandi urebye n'abantu nkatwe batangiye ari abajene 4, bakora muvoma, baraparitaje ku ma réseaux sociaux, voilà, ibintu birakura. Nibaza ko rero natwe muri twe hari groupe zishobora kuvuga nka ziriya zigakora akazi nka kariya gakomeye. Dufitemo abantu bafite ubuhanga butandukanye, bazi gukora itangazamakuru, bazi ku investigating ibintu byose. Ndibaza rero ni inspiration kuri twebwe nk'abantu bashaka kurwanya akarengane nk'abactiviste, kuko twashyira ikirenge mu cya Red by Donkeys. Ikindi nabwira wenda ni icyo Rugaba yavuze kuri bariya bishwe, ubundi bakavuga ngo so what.
nta gashinyaguro karenze kariya, nta gashinyaguro karenze kariya, kandi ngira ngo buriya ntabwo ari kuri ziriya mpunzi z'abakongomani gusa, wenda bavuga na sowati no ku bandi, ariko ntabwo ndi buze kuvuga izindi gurupe zindi, wenda ndakoma Rutenderi. Murakoze. udakoma Rutenderi, Rutenderi tugomba kuyikoma, ubu ntabwo ari ukuyikoma, hajya sinzi umuntu ushobora kuba ari no muri stress mwenze kumva uvuga ngo ntabwo ari gukoma Rutenderi gusa, ahubwo no kuyikomagura, ahubwo no kubera iki se biriya urumva iyo umuntu avuze kuriya akavuga ngo abantu ngo bararashwe ngo so what, ari bantu birirwa abeshya ngo ni abatutsi, ngo ni bene wacu, ngo bagiye kumarwa, ngo bagiye gukorerwa jenoside, akirwa afata bamwe basigaye mu nkambi mwabo bamurokotse akababwira ngo bajye kwigaragambya ngo jenoside iri gukorerwa abatutsi muri Kongo, amagambo ya he na hehe, yangiza akajya hariya ngo so what, barabisha. Ariko se none se bivuze iki se? Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane, nta mpamvu yo gutinya ngo turakoma Rutenderi yo ibyo byo kutayikoma byararenze. Rukundo wari wasabye ijambo, wazamuka ugatekerezo n'abandi bifite ijambo bazamuka. Uyu munsi nta mutumirwa uhari wihariye, ni ukuganira kuri ibi bintu. Murakoze. nagira ngo mbashimire kandi nanabasuhuze, nsuhuze Rugaba, nsuhuze Kageyo n'abandi bose bari muri space. Ngeze hano nsanze nkerereho iminota mikeya, sinakurikiranye introduction uko yatangiye, ariko topic yo nari nayisomye. Ndafatiraho mwari mugejeje nkurikije ibiganiro nsanze murimo. Ijambo rya Businge nararyumvishije, kandi ni inkuru igezweho, ni inkuru ishyushye, yaba ku ma YouTube, yaba hano kuri Twitter, yewe biri kuvugwa cyane. Gusa uriya musaza ngewe ikintu kimwe mushimira nuko igihe kijya kigera akinyuramo akamena ibanga, byibuza tukanamenya n'ibyo twiganirira, bitewe n'ukuntu akunze kwirasamano. Ngewe ibyo Businge akora nabyise nko kwirasamano, mpereye ku kiganiro yigeze gukora avuga ku ifatwa rya Rusesabagina n'ukuntu yageze mu gihugu, amagambo yagiye akoresha, byumva ko nk'umuntu ukina diplomasi adakwiye gukoresha. Noneho nagaruka kuri kiriya kiganiro, bamufashe amajwi n'amashusho mu buryo buhishe, ibyo yagiye avugaho cyane cyane ku mpunzi za Kiziba. Ngewe bintera kwibaza, ese koko Businge afite kapasite yo gukora diplomasi, afite kapasite yo guhagararira igihugu mu mivugire ye nabonye akoresha? Rugaba, hari icyo ushaka kumbwira ko ndi kubona mikoro yawe ivuga, cyangwa ntabwo muri kunyumva? I'm sorry, nibagiye kuyifunga. Uranyumva? Yes, turakumva cyane, komeza. Niba uri kunyumva urakoze, nuko ndi kubona ucokoza mikoro yawe nkagira ngo ahari uri gushaka kumbwira ko mutanyumva. Nibagiye kuyifunga. Urakoze. Ubwo rero ngewe byanteye kwibaza, ese koko Businge afite ubushobozi, ari capable yo guhagararira igihugu nk'umudiplomate mu bihugu byo hanze, mu Bwongereza? Ese koko ku bwanjye nk'umuntu uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, nk'umuntu ukunze kwibanda cyane ku kunenga politike y'igihugu, koko Businge ni umuntu ukwiye gukoresha amagambo nk'ariya, imitego bakayimutega ntabashe kuvuga nk'umunyepolitiki, ngo agorore ibintu avugira igihugu nk'umuntu w'umunyabwenge? Tumenyereye ko abanyepolitike bakunze kugoronzora ibintu, ikintu kibi bakagihindura cyiza muri ya mivugire yabo. Ariko ku ruhande rumwe nkanjye nk'umuturage, iriya mivugire ya Businge ndayikunda. Nkunda umunyepolitiki umena ibanga, kugira ngo byibuze bahite babona filozofi iri muri politike y'igihugu yo kubangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kandi bigakorwa mu buryo bwo kugira ngo babihishe abanyamahanga babone ko twebwe abaturage tubayeho neza, ariko mu by'ukuri
tubayeho nabi dutsikamiwe dukorerwa ibikorwa bitari byiza kandi tukabikorerwa na leta yacu. Ngewe nicyo kintu cyanshimishije kuri Busingye, ku buryo ngewe natangiye kumubona nk'umugabo mwiza ahubwo uvugisha ukuri, nashaka azibere pasiteri, ngewe niko nabibonye nkurikije imivugire ye, avuga ibintu ngewe nkeneye ko agaragaza uburyo politike y'igihugu idutwaye nk'abaturage. Niba polisi y'igihugu irasa abaturage bigaragambya igakoresha amasasu ya nyayo bakica abantu, ntibagire regre ngo bafate abapolisi bakoresheje imbaraga z'umurengera tubabone mu butabera, bababwire barenganurwe cyangwa se babahane. Kandi natwe tubibone yuko igihugu cy'u Rwanda umutekano w'abaturage batayobozwa amasasu mu gihugu imbere, cyane cyane iyo abaturage bari mu gihugu imbere bakoze amakosa. Reka nite ko iriya myigaragambyo yabaye amakosa, yabaye itemewe n'amategeko. Murazi yuko kwigaragambya iwacu ntabwo byemewe. Imyigaragambyo iwacu dukora ni imyigaragambyo yateguwe na FPR, niyo kujya kwamagana Abafaransa kubera ko bafashe Roza Kabuye, niyo kujya kwamagana Abadage n'Abongereza kuko bafunze Karake. Iyo myigaragambyo niyo yemewe kandi bishyigikiwe, ariko ntago wemerewe kujya kwigaragambya kubera ko ubangamiwe n'ibiciro biri ku isoko, ntago wemerewe kwigaragambya kubera ko umushahara uri guhembwa ubu ngubu utagendanye n'igihe kandi ari uburenganzira bwawe. Ntabwo ubu ngubu ushobora kwigaragambya uvuga ko perezida yakwise igifobagane cyangwa ikigarasha ngo ubwire inteko ishinga amategeko y'uko utishimiye ko perezida wa repubulika yakoresheje iriya mvugo. Ibyo rero nabyo ni ikindi kintu kigaragaza yuko tudafite uburenganzira nk'abaturage. Kurasa ziriya mpunzi rero, ntihagire igikorwa cy'ubutabera kiba ku barashe impunzi kandi bakoresheje amasasu, bakoresheje imbaraga z'umurengera, aho kugira ngo bahana abarashe impunzi bagakurikirana abo bita ko bagumuye impunzi. Urumva ni ubutabera bufifitse, buracuritse. Muribuka ko hari abaturage baherutse kuraswa na polisi, noneho hapfamo umubyeyi uhetse umwana, bajyana urukiko rujya gukorera mu baturage nyine ngo bace urubanza. Ariko igitangaje ni uko umupolisi warashe umuturage atari we wahanwe ngo aburanishwe, ahubwo haburanishijwe bamwe muri abo baturage barashwe batafashwe n'amasasu. Ukumva rero niba umuntu ushinzwe urwego rw'umutekano yica umuturage ntashyikirizwe ubutabera, ariko umuturage wakoreweho igikorwa akaba ari ushyikirizwa ubutabera, ni ikintu cyitwa guhindura abantu ibikange, abantu bakabambura uburenganzira. Ni nko guha abandi baturage gasopo, ni nko kuvuga ngo ceceka, waba ubabaye waba wishimye. Akaba ariyo mpamvu muri kubona bimeze gute, muri kubona abanyarwanda barwaye depression 40.5% mu mujyi wa Kigali barwaye ibisazi. Ndumva ayo makuru mwarayabonye, nubwo wenda bayateye imigeri ngo ntabwo ari ukuri. Ariko icyo bigaragaza ni iki? Ni politike mbi ibangamiye uburenganzira bw'abaturage. Nta bwisanzure buhari, nta bwisanzure bwo kuvuga icyo utekereza. Kuba rero umuntu ushinzwe diplomasi nka Busingye bamubwira ngo ariko guverinoma yarashe impunzi zirapfa, impunzi 12, akababwira ati se nimba barazirashe so what? Mwebwe ntimwica abantu, polisi yanyu ntigira abantu, mu bihugu runaka ntibarasa abantu. Urumva se icyo yari aguhishe nk'umuntu uhagarariye igihugu ari iki? None se niba yaravugiye ku mpunzi nka ziriya zafashwe ibinyamakuru bikabivugaho, twebwe mu gihugu abatavugwaho bameze gute? Bivuga ngo rero ni ibintu byiza kuri giye kuba yaravuze kuriya, kuba baramubajije ku bintu bigendanye n'abakoresha ibitsina babihuje, akinyuramo akavuga ko izo drama z'aba LGBTQ uko yabivuze, nge ntago nzi icyongereza, sinize, urumva. Ariko amagambo yakoresheje ntabwo ari amagambo agaragaza umudiplomate mwiza. Ariko kuri jyewe byambereye byiza kwinyuramo akagaragaza ukuri kw'ibintu kandi tubona kandi twemeranywa nako. Ngewe numva ko ubwanjye Busingye
ndamushidikanyaho ku bushobozi bwe bwo kuyobora cyangwa se bwo guhagararira igihugu, ariko nkanamushimira yuko byibuze ajya yivura agahinda ko ku mutima akavugisha ukuri. Murakoze. nibyo rukundo, urakoze cyane, urakoze. Mbere y'uko mpa uyu mubwiriza ijambo, ni umubwiriza mubwiriza, yes, hari utuntu uvuze wenda ndaza kugarukaho, ariko cyane cyane nyine ako kantu uvuze wenda ko kuvuga ngo niba umuntu nk'uriya avuga kuriya ku bantu bintu bari muri iki kiganiro, nanashimira abagiteguye bagategura ikiganiro kijyanye n'amakuru ariho abavugwa. Kenshi usanga tubona amakuru aba ari kunyura ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu binyamakuru mpuzamahanga, ntitubone umwanya wo kuyaganiraho ngo umuntu wese agaragaze uko ayumva n'uko ayabona. Kuba rero nk'iki kibazo cy'amakuru yerekeranye n'ibyavuzwe na Busingye tuyaganiriyeho ni ikintu cyiza cyane, kuko abantu bungurana ibitekerezo bakagaragaza uko babibona, kandi ugasanga byafasha abantu benshi. Kuri iki kiganiro Busingye yagiranye n'iri shyirahamwe cyangwa se abagabo n'abagore baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Bwongereza, niko nabyita, ngo ni impirimbanyi, harimo ibintu bikomeye cyane bijyanye na diplomasi ireba ibihugu bitatu. Wenda kuri njyewe niko mbibona, mbona bireba Ubwongereza, bikareba Kongo, bikareba n'u Rwanda, ariko noneho bikanerekana n'u Rwanda muri rusange mu rwego mpuzamahanga mu buryo bwaguye. Ibi bintu rero, iki kiganiro Busingye yatanze ni ikiganiro cyiza cyane, kandi njyewe nkumva namushimira, kuko yagaragaje ibintu abantu benshi bazi, bibaza nako bazi, banabona buri munsi banabamo, ariko bakibaza impamvu bitavugwa, none we akaba yarabivuze. Nkaba rero ngira ngo nerekane nibura ibintu bitanu bikomeye muri iki kiganiro cya Busingye njye nabonye, byatuma wenda abantu bagira imyumvire bahindura, haba mu Bwongereza, haba mu Rwanda ndetse no muri Kongo. Ikintu cya mbere gikomeye muri iki kiganiro ni ukwemera ko impunzi zizoherezwa mu Rwanda zizaba zishowe mu muriro utazima. Mu by'ukuri nta kuzigirira neza, ahubwo zizaba zijyanywe mbese mu rupfu, niko nabyita. Icyo ngicyo Busingye yaragishimangiye nk'umuntu ushinzwe diplomasi, kandi anakivuga mu kuri, kuko mbere yo kuganira kuri iki kibazo akivuga mu kuri, yarabanje avuga uko leta y'u Rwanda ibibona, nka ambasaderi uko abibona, noneho bamutega umutego, nawe arabibona ko ari umutego bamubaje, baramubwira ati ariko se kubitubwiye gutya nka ambasaderi nyine uko ubibona wowe ku giti cyawe mu mutima wawe ubibona gute? Yavugisha ukuri, avuga ati murashaka ko mbibabwira uko mbibona? Ati ntabwo muzabivuga. Bose barasetse. Urukumva yuko aho ngaho yavuze ati ngiye kubibabwira ntimuzabivuge, ngewe uko mbibona, ukuri kwe uko ibintu bihagaze. Uko kuri rero niko nyakuri nyako, ibindi tubyita diplomasi, ni ukurenzaho, ni igihugu kiba gishaka inyungu zacyo, ibintu nk'ibyo. Aha rero Busingye akaba yarakoze ikintu cyiza cyane, kuba ubwira umunyamahanga utazi ukamubwira ukuri kwawe ubona uri umuyobozi uhagarariye leta, ubwo ni ubutwari. Ni ubutwari twashimira umuntu witwa Busingye butigeze bugirwa n'undi muntu uwo ari we wese mu bambasaderi tuzi bagiye bashwana na Kigali, cyangwa se Kigali yagiye ishyira ku gatebe. Ubwo rero nari mvuze icya mbere cyerekeranye na ziriya mpunzi zizoherezwa mu Rwanda, uko Busingye bivuze ko atari ukuzitabara cyangwa kuzigirira neza, ko ahubwo ari ukuzijyana mu rupfu. Mu by'ukuri ntacyo Ubwongereza bwaba buzimariye. Hanyuma kuri icyo kibazo yongeyeho ikibazo cy'ibindi bihugu mpuzamahanga nari ngiye kuvuga. Yashyizemo Ubushinwa, ashyiramo Ubuhinde, ashyiramo na Afurika yose. Atunga agatoki Ubwongereza, avuga ati Ubwongereza muri indyarya, muri ababeshyi,
nta bumuntu mugira, ubumuntu ntabwo. Ziriya mpunzi ntabwo zahunze intambara mu bihugu byazo, ahubwo zahunze imibereho mibi, uko zibayeho nabi, ntabwo zifite ejo hazaza heza, zirahunze zitabaje Ubwongereza. Mwebwe Ubwongereza ni mwebwe mwakoronije Afurika imyaka 400, muyigira abacakara, musenya Ubuhinde, musenya Ubushinwa, none abo bantu bari kuza babatakambira kuko bamerewe nabi, murabafashe mubajyanye mu Rwanda aho bagiye gupfa. Ntabwo bahunze intambara, bahunze imibereho mibi, none mubajyanye mu mibereho mibi irengeje. Urukumva aho ngaho Businge rwose yavuze ikintu cyiza Ubwongereza budashobora gusimbuka, kandi na biriya bihugu bindi yavuze byose ntacyo byabivugaho bindi. Ni ukuvuga ngo nk'umuntu w'umwambasaderi wavuze iri jambo rye kandi akarivuga rikuye ku mutima, agaciro rifite kararemereye cyane. Ikintu cya gatatu Businge yavuze ni ukwita Abongereza abicanyi, akurikije ubwicanyi inkotanyi zikora. Mbese yashatse kugaragaza ko Abongereza nabo ari abicanyi nk'uko inkotanyi nazo aba ari abicanyi. Ibyo yabigaragaje kuri ziriya mpunzi zo mu Kiziba z'Abakongomani, ziriya mpunzi bazanye hariya kugira ngo bazikuremo abarwanyi bo kujya guhungabanya umutekano muri Kongo, kugira ngo bazikoreshe nk'intwaro ya politiki yo kujya guhungabanya umutekano w'akarere. Ziriya mpunzi zirengana kuriya zagiye kwigaragambya kubera inzara, barazirasa. Businge bamubajije icyo kibazo yabivuze rwose mu gasuzuguro kenshi cyane no kwishongora, avuga ati muravuga ngo twarabarashe, ngo se muri kumva byari kugenda bitese ngo hano mu Bwongereza se ngo hari umunsi bwira mutavuze ku maradiyo n'ibinyamakuru bya hano mu Bwongereza umuntu wishwe. Bigaragaza ko inkotanyi zica abantu, zica impunzi, n'Abongereza bakica impunzi. Abongereza uko bazabifata ni ibyabo, ariko yagaragaje ko n'Abongereza bicana, ko kwica mbese uri leta ari ibintu byemewe, nta n'igitangaza, nta n'inkuru irimo, cyane cyane iyo wica n'Abakongomani b'impunzi, icyo ntacyo bivuze. Aha ngaha Businge yagaragaje ukuri kw'inkotanyi, yagaragaza ukuri abantu benshi bazi ariko batavuga, cyane cyane nka ambasaderi. Ikindi cya kane cyagaragaye muri iki kiganiro, wenda nticyavuzwe na Businge ariko cyavuzwe ku buryo bukomeye, kuko bari abanyamakuru bamuganirizaga baravuze, bari abari bigise abanyamakuru baramubwiye bati tuza mu Rwanda twaje dufite amakuru y'uko uri mu bantu bagomba gusimbura Kagame. Wenda Kagame ntiyari abizi, n'Abanyarwanda twese ntitwari tubizi ko Businge yaba ari ku rwego rwo gusimbura Kagame, ntabwo twabibonaga, ariko tuzi abantu bose bagiye bakekwaho kuba basimbura Kagame uko byabagendekeye. Businge aha ngaha ntabwo yabihakanye ngo abiyame, ngo ababwire ati ibyo bintu mwabikuye he, ibyo si byo. Yarisheshekeye nk'aho nyine nawe abyemera. Uko akaba ari ukuri kwe yagaragaje tutari tuzi, wenda na Kigali itarizi. Hanyuma icya gatanu kandi gikomeye cyanavuzwe no muri kiriya kiganiro, nabyita isubiracyaha cyangwa se ukuri kurakiza kwa Businge, kuko Businge yavuze kuri Rusesabagina avuga ati Rusesabagina twaramutwaye turamushuka tumugeza mu Rwanda, ntabwo tubifata nko gushimuta ariko nitwe twamutwaye. Arongera abishimangira. Icyo cyaha nicyo ubwo buryo bwo kubivuga nibwo yanakoresheje binyura kuri Al Jazeera, nicyo kintu cyatumye Rusesabagina arokoka, kuko ibintu byose u Rwanda rwakoze, ibyo rwavugaga byose byabaye zeru kubera ibyo Businge yatangaje mu kiganiro. Avuga ati Rusesabagina nitwe twamuzanye, nitwe twariki indege twaramuzanye, byose ibyo bakoraga byose biba zeru. Ibyo byakirije Rusesabagina. None nuko kuri yavuze hano kugiye gukiza ziriya mpunzi bajyanye mu muriro utazima mu Rwanda, kuko Businge nyine arababwira ati mwebwe muravuga ngo mugiye gukiza abantu mukabohereza mu Rwanda,
kandi mu Rwanda ariho hari urupfu, hari abantu bari gupfa bishwe n'ubukene n'inzara n'ibyo bahunga, none mukavuga ngo muri abatabazi mubeshya kubera ko nta bumuntu mugira, none ngo mugiye kubazana mu Rwanda. Urukumva rero Businge ahangaha mu by'ukuri uku ni ukuri kwe gukiza yavuze, ukaba kwaragaragaye muri ibi bintu bitanu by'uko yagaragaje ukuri kwe, aribyo nakita nk'insubiracyaha kuri FPR, kuko yabikoze kuri Rusesabagina aramukiza, none abikoze no ku mpunzi zagomba koherezwa mu Rwanda, dore ko n'amafaranga yoherejwe bakayarya, akaba ari nabwo bwoba bafite ko bagomba kubabwira ati nimuyagarure, niba mutayagaruye ayo twabahaga nk'imfashanyo turayakataho. Nacyo ni ikibazo bafite, niyo mpamvu ukomeza bahatana. N'uriya mu minisitiri w'Ubwongereza w'ubutegetsi bw'igihugu akaba afite ikibazo gikomeye cyane, kuko yataguriye mushinga nk'ikintu gikomeye cyane leta y'u Rwanda ishyigikiye ko abo bantu ari kubakiza, none ambasaderi bizaniye agaragaje ko ahubwo abo bantu bagiye kubica. Bigakubitiraho rero ko icyo kibazo kigomba kwigwa muri uku kwezi. Businge akaba atanze ukuri kwe mu ntangiriro z'uku kwezi, ubwo sinzi uko urukiko ruzakemura iki kibazo, ariko ukurikije uko bisakuza, uko bimeze hirya no hino, urabona ko byanze bikunze urukiko rutazemera yuko ziriya mpunzi zoherezwa mu Rwanda kubera umusanzu wa Businge. Nkaba mbona rero wenda ingaruka zaba kuri iki kibazo, kuri iki kiganiro cya Businge, ingaruka ya mbere ni uko opozisiyo y'u Rwanda cyangwa se abatavuga rumwe n'u Rwanda cyangwa se abanenga imikorere y'u Rwanda bagomba kumushimira, kuko uku kuri yavuze, ibitekerezo yavuze, bashoboraga kubivuga imyaka 100 ntibifatwe nk'ukuri, ariko kuko bivuzwe na Businge rwose ni ukumukomera amashyi, abantu bakamushimira, kuko agaragaje neza isura ya buriya butegetsi bwo mu Rwanda, ko ari abicanyi, ko nta gukiza abantu, ko ari ababeshyi, ibyo bavuga bitandukanye n'ibyo bakora. Ibyo byose bikivugirwa n'umukozi wa leta y'u Rwanda. Ni ikintu cyiza cyane. Nta wundi mwambasaderi n'umwe mu bambasaderi bavuyeho, sinavuga amazina, ariko muri Amerika hari 2 bavuyeho. Iyo mbaze neza mbona hari abambasaderi barenga 6 bavuye muri leta y'u Rwanda baranahunga, ariko nta n'umwe wigeze akora declaration nk'iyi ya Businge yavuze. Ikindi ni uko yagaragaje ikindi kibazo gikomeye ku bakongomani, cy'uko abari abakongomani bazanywe mu Rwanda nta gaciro babaha. Nabonye n'abakongomani kuri za réseaux sociaux byabarakaje, bamwe bashoboye kuvuga bavuga bati koko ujye kuvuga ko batwica nk'ibikoko, ko muri guhiganwa n'Ubwongereza kwica abantu benshi b'abakongomani, ntabwo ziriya mpunzi uko zakita zose, ubwoko zakira ubwo ari bwo bwose, ntacyo zibwiye FPR kuzica. Bariya ni ibikoresho. Ibyo Businge yabigaragaje avuga ati kwica bariya bo nta nkuru irimo, nta n'ikibazo kirimo aho ngaho, yabigaragaje bwose ku buryo bugaragara. Ikindi narangirizaho wenda abantu twese tubona, si na Businge gusa, n'abategetsi b'i Kigali na perezida uhari w'igihugu, muri iyi minsi ubona, nubwo byanatangiye na kera ariko biri kwiyongera, ubona amagambo bavuga, ubona ibintu bitekerezo batanga, cyane cyane nahereye ku cyo uwitwa Macron yavuze kuri iri jambo rya Businge. Ntiyagize icyo avuga kuri Businge, ahubwo ngo yavuze ngo ku mushoramari bakoranye, ngo yabavuze ngo ibyo bo batemera, ngo nubwo bakoranye ngo amasezerano ngo bayashishe umwaka ushize, kandi akemera ko banakoranye, ko banaziranye, ngo no mu itangazamakuru bakora ibintu byo gutekinika. Nta hantu na hamwe yigeze ahakana ibyo Businge yavuze, ahubwo yavuze ati Businge ibintu yari gukora mu Bwongereza. Ariko ihangane gato nguce mu ijambo rakomeza, hari aho baribeshya, kuko uriya mucanshuro wabo ngo wabafashaga
mu bya public relation we ibyo yabavuze se ni byiza avuga ko abantu mu Rwanda bashimutwa avuga iki donc nawe ibyo yabavuze nabyo nta kiza kibirimo yabavuze bibi cyane nta kiza kirimo ahubwo bo bemeye ko banakoranye ahubwo ko ngo amasezerano basheshe umwaka ushize ngo bityo ngo ibyo ari kuvuga ngo nta gaciro abantu babiha none ukibaza ababiha agaciro ni bande bari gutakira icyo nshaka kuvuga aha ngaha mu by'ukuri ni uko ibintu biri gukorwa ubu biri gutangazwa tubona n'abategetsi b'u Rwanda biriya byo kwita abantu ngo ni ibifobagane biriya byo guhindura inzego buri cyumweru tukumva ngo yagiye haje undi ibi byaba Businge ibi byaba Rusesabagina byo kugenda bakarahira bati nta pressure dufite ati mujya mwumva ibyo Biruta yavuze ngo ntabwo bishoboka ko abanyarwanda bwazacya mu gitondo bumva ko uyu muntu yageze muri Amerika bikaza kuba tukumva mu gitondo yagezeho mu gitondo koko yagiye nijoro ibi byose ni ibimenyetso bigaragaza ko ubutegetsi bwa FPR mu Rwanda burashaje ibi bimenyetso byagiye binagaragara no ku butegetsi bwa MRND kandi bwo ntibwari bushaje nk'ubwa FPR ndibuka Habyarimana avuga ijambo yakiraga ikipe ya Rayon Sport yavuze ijambo aravuga ati nanjye nakinaga umupira ati ndetse ngakina mu bakabiri ati nta muntu wanyuraga ati niyo nahushaga umupira ati nahitaga nkubita umurundi igihugu cyose cyahise kiririmba bati Habyarimana n'umwicanyi mwumvisha ukuntu yacaga n'abantu imirundi kubisobanura birananirana bitewe n'uko ubutegetsi bwari bushaje igihe kigeze cyo kubukritika ntibushobore kugira icyo buvuga ubutegetsi bwa FPR nabo naha bugeze kubukorera umuntu wese wabukorera uwo ari we wese ntimugaye Businge kandi n'abari abaminisitiri hari n'abo tuzi hari n'abakora mu zindi nzego tuzi ibyo Businge yavuze batekereza bavuga ibirenze ibyo Businge yavuze bicaye bari kumwe n'umuntu ati nimurekera twaragowe ukamubaza ese kuki mudatembera nk'abandi ngo mujye muri vacances ati ibyo ntabwo hano bivugwa nta mu minisitiri usohoka ibyo ni ibintu bizwi gukorera FPR ubu ngubu ntacyo wakora kuko irashaje ibyo ikora byose ibibi yakoze byose biri kugenda bijya hejuru bikajya ku gatwe kuri ku butegetsi kuri muri ufite umwanya runaka babikubaza ukabura icyo ubivugaho kuko nyine ikintu gishaje kiba gishaje buriya rero ni ukuvuga ngo abafite ibyago n'abazahirimana nayo naho ubundi ikibazo kirakomeye Businge we ndi kubona asa n'uri kubyikuramo kuko ntekereza ko atazasubira i Kigali wenda tuzabireba n'ab'intwari twazabona asubiyeyo ariko ntazasubirayo murakoze wenda twakomeza tukagira ibiganiro tukungurana ibitekerezo kuri iki kibazo murakoze urakoze cyane urakoze abantu bazamuka baduha ibitekerezo mu nyungu z'amafaranga cyangwa za politike ku rundi ruhande ariko cyane twavuze kuri kariya kantu Businge yavuze ngo niba izo mpunzi zararashwe mu burengerazuba bw'u Rwanda so what bivuze iki cyangwa bitwaye iki cyane cyane ko ari za mpunzi bakunze gukoresha babeshya ko ngo bashaka ari nkaho nta gaciro binafite ndabashuje nibwo nari mbonye akanya ndavuga reka ndebe kuri space ibirimo kuhabera ndabona murimo kuganira ku bintu bya Businge kuva aho bibereye ntabwo nigeze ngira amahirwe yo gusangira n'abantu ijambo ngo wenda ngo tuganire nanjye ngira icyo mbivugaho ariko ziriya video ebyiri narazirebye nzisubiramo kenshi ariko ikintu nakuyemo wenda nk'ibintu nka bine icya mbere nabashije kwisobanura ko Businge mu by'ukuri byaranangoye cyane gutandukanya ibyo nakuyemo icyo ngiye kuvuga nashatse gushaka kumva ko ashobora kuba ari n'umuntu ushobora kuba yararambiwe kariya kazi ko gukorera hariya
hanyuma nza gusanga ahubwo ashobora kuba ari umuntu wiraye cyane ufite n'agasuzuguro kenshi kandi ushobora kuba yibaza ko afite inshuti kandi ari ntazo, kuko hariya ni amakosa amaze gukora kenshi, ndahita amakosa kuri we, ariko ntago ari amakosa kuri jye. Mu by'ukuri kuri jye ni amahirwe kubona akomeza kwikora biriya, kuko akomeza kugaragaza ubunebwe bwa leta akorera. Narebye hari aho yageze, wenda tugiye yatangiye avuga nk'umuntu ukoreshwa na Kagame koko n'umwirato mwinshi, agaragaza ko impunzi kujya mu Rwanda ari ibintu byiza byagirira inyungu izo mpunzi, agaragaza ko u Rwanda rwiteguye kwakira izo mpunzi, ariko aza kugera aho noneho abwira uwo undercover ati ibyo ngiye kuvuga nizere ko bitazasohoka. Sinzi niba mwarahitegereje aho ngaho. Avuze rero ati nizere ko munyizeza ko ibyo ngiye kuvuga bitazasohoka, niho yavugiye amagambo nibaza akomeye cyane. Icyo gihe rero ugomba kwibaza uti nk'umuntu ambasaderi w'igihugu nk'iki ngiki, ukuntu ashobora kwizera umuntu ahuye nawe uvuga ngo ko azaba investor, ngo azaba umushoramari. Ikindi nanone ugomba kwibaza umushoramari urimo kuganira nawe impamvu akubaza amagambo akurikirana nk'ariya bari barimo kumubaza. So hari harimo ubunebwe bukabije no kwirara n'umwirato mwinshi cyane. Birababaje cyane kubona yigamba gupfa kw'impunzi, akanabivugira imbere y'abanyamahanga. Yaba yarabibwiraga bagenzi be basangiye ubwicanyi, ibyo wenda byaba umuntu yavuga ko babisangiye, ariko kubibwira abanyamahanga bubaha ndetse uburenganzira bwa muntu, biriya ntago biba bigaragara neza kuri ejo he hazaza. Nabohereje text message abamuri iruhande barambwira ngo nta kibazo, ngo baraza ngo will handle it, niko bavuze. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu bari bubikemure, ariko ndimo kubabwira ni se ambasaderi uvuga amagambo nk'aya bite byanyu. So ngere ikintu nakubwira uko nabyakiriye nk'ishyano. Ni ibintu bidasanzwe, na cyane cyane mu gihe turimo hano muri iki gihugu cy'Ubwongereza. Turi mu gihe aho opposition ya hano ikomeje gufata abari muri leta aho amakosa menshi arimo no gutanga ari amafaranga ku Rwanda, ndetse bavuga ko u Rwanda ruzakira impunzi bakayatanga batabitekerejeho neza, u Rwanda rukayarya, inkiko zikananiza impunzi kujya mu Rwanda. Buryo leta ya hano dufite amahirwe yayo ni make cyane yo kugaruka bitewe n'amakosa yagiye ikora, kandi ayo makosa harimo no kuba yaragiye muri iriya kontra yo gushaka kujyana abantu i Rwanda. Noneho rero iyo ambasaderi high commissioner nkuriya agaragaye arimo gukora biriya, biba bifite ingaruka zikomeye cyane leta ya hano kuruta uko byakagenze mu matora. Kandi amatora nanone yageze, tugiye kujya mu matora, bivuga ngo leta hano izagira ibibazo byinshi byo gusubiza muri aya matora aje, bitewe n'uko Busingi azagira uruhare rukomeye mu kudetermina premier ministre uzatwara hano iyindi myaka 5. Ikindi kandi na ziriya mpunzi zagize amahirwe Busingi akavuga biriya, bigakurikiraho rero noneho n'umutekano muke ukomeje kugaragara mu karere. Ubwo impunzi, Imana y'impunzi ikongera ikabira zifashije, ni nka bya bindi ngo ntago nabivuga uko babivuga mu Kinyarwanda, ariko namwe murabyumva. So Imana y'impunzi ikaba irongeye irazifashije, ariko
ubu kikaba ari ikizamini nanone gikomeye cyane kuri perezida Kagame, kuko ubundi perezida Kagame n'umujinya we nk'uko buri gihe abigenza yagombye kuba yahamagaje Businge nk'uko yahamagaje Gasana, ariko nanone biramugoye kumuhamagaza kuko aravuga ati muhamagaje itangazamakuru ry'Ubwongereza ryafatiraho, noneho leta iyoboye mu Bwongereza kandi yari irimo gukorana nanjye neza igahungabana cyane, kuko hano itangazamakuru mu by'ukuri rifite uruhare rukomeye cyane mu kwerekana icyerekezo cya politike mu bihugu nk'ibi by'Uburayi. So icyo gihe rero riracyari ihurizo, nubwo bwose bavuga ngo they can handle it, ngo hari ukuntu bashobora kubigenza, ntabwo bishoboka, ntabwo byoroshye kugira ngo Businge isura ye ya politike irasa nk'imaze kugenda yandura cyane, ariko na cyane ko icyo gihe yaganiraga n'abo bagabo, nanone yongeye no gusubira mu byo gushimuta Rusesabagina Paul, aniyemera avuga ko ngo aramutse yongeye no gukora ibikorwa byenda gusa nk'ibyo ngo bakongera bakamushimuta. So kuba rero leta nk'iyi y'Ubwongereza igaragara ku isi, yigaragaza ku isi nka leta yubaha amategeko, nka leta itemera ubuteroriste, itemera ibyo bita piracy, itemera ibyo bita abanyagitugu, ikabivuga ko ariyo ikuriye Commonwealth, ibihugu bivuga Icyongereza, isura yayo ikomeje gutakara muri iki gihe cy'abakonservative, kuko abakonservative baje mu gihe Ubwongereza bwari bufite ibibazo bya ekonomi, twari twaragize ibibazo byo kuva muri European, nangiye kwita East African Community, muri European Union, noneho tukagira n'ikibazo cy'abakozi, tudafite abakozi ikonomiza kugira ukuntu inyeganyega, habaho guhindura Premier Minister 5 mu myaka 10 kubera imikorere mibi. Kuba rero iyo leta yaraje irwana no kugira ngo igarure ubukungu bwayo ku murongo, noneho ikibazo cy'impunzi kikaza nkaho hari cyo gikomeye cyane, kuko abantu bose bahunga bakeneraga kuza hano, noneho tukaba dufite noneho leta itekereza gufata impunzi ikarenga amategeko ya Geneva Convention, igashaka kujya kuzijugunya mu gihugu kiyemerera ko kidafite umutekano. Ni ibintu bikomeye cyane ndetse bifite ingaruka mbi iyi leta dufite y'abakonservative muri iki gihe. So ntabwo nzi ibyo baganira na perezida Kagame, kuko n'ubundi gahunda yabo yo kugera ku gikorwa cyabo ntabwo gishobotse cyo kujyana impunzi mu Rwanda, ariko kandi nanone tugomba kwemera ko bashakisha ukuntu bazimya abaturage ngo be gutekereza ku mafaranga bahaye u Rwanda bavuga ko ruzabakuraho impunzi ntibikorwe. Kuba rero Businge harimo kuvuga biriya ni igisebo ku Rwanda, ni n'igisebo ku Bwongereza, ni n'igisebo kuri we muri rusange, kuko kuva avuze yigambye kuri Rusesabagina ku nshuro ya mbere bakamuhemba kuza kuba ambasaderi hano, none akongera akabyigamba akanavuga ko kurasa impunzi ngo ari ibintu mu by'ukuri byoroheje, akanarenzaho avuga ngo na hano ngo abantu bararaswa buri gihe. Ntago nzi abantu baraswa hano avuga bari bo, kuko abantu hano yego nta gihugu kitapfusha, habaho impfu, ariko ziba ari impfu nanone zigizwe n'abagizi ba nabi. Ntabwo dufite abapolisi bajya mu muhanda ngo barasa abantu. So yarebye ukuntu yakwivana mu gisebo cy'amagambo akoresheje abakura, ariko ndibaza ko ari mu bihe byo kwibaza ati ibintu navuze ni ibiki, ese nakoze ibiki, kuko undercover hano abanyamakuru bakora undercover barazwi, babaho, kandi babikoze babizi, banashaka kubikora ku nyungu za Leba, ishyaka rihanganye n'iriri ku butegetsi, kugira ngo be-exposinge byinshi, kandi babigezeho. Murakoze. Nombo urakoze, wenda ni nabyiza ubwo uri umuntu uri kuri tere. Nashaka kubaza twebwe mu Banyarwanda nyine dufite uko twabifashe, ariko Abongereza se ni ibintu ubona biri mu baturage basanzwe, ni ibintu biri kuvugwaho muri sosiyete y'Abongereza muri rusange. Ese birumvikana ko ubutegetsi buriho bwo bihita bibaha isura mbi, birumvikana, ariko se wenda niba
nk'abatekereza ku Rwanda cyangwa baba bafite isura runaka ku Rwanda, cyane ko tuzi ko mu banyamahanga usanga u Rwanda rwaragerageje gukora ibintu bishoboka byose kugira ngo berekane isura nziza. Ese mu baturage basanzwe b'Abongereza cyangwa abantu batuye aho ngaho, iriya ripoti cyangwa iriya videwo yabara abanyamakuru iravugwaho iki, cyangwa urabona ishobora kuba yazanye mwuka ki, cyangwa yahinduye iki ku myumvire wenda y'abantu, haba ku butegetsi bwanyu aho ngaho cyangwa no ku gihugu cyacu by'umwihariko, kuko twebwe wenda twabaye nk'abareba kuri kote iwacu cyane? biriya byabaye nko kurundura ibyari bisanzwe birimo kurunduka, kuko leta dufite hano yamaze gutakaza abatora benshi bitewe n'imyaka imaze n'ukuntu imaze igihe ikora. Habayemo amakosa menshi nk'uko nakubwiraga haruguru aho. Yego, hamaze kubaho ibiganiro byinshi kuri televiziyo bisubira kuri Businge, bisubira kuri conservative, leta y'abaconservative ariyo iriho ubu, bisubira ku Rwanda no kugenda bavuga ukuntu u Rwanda ngo ari igihugu cyagerageje kwiyubaka ariko ngo gifite kitagira uburenganzira bwa muntu, ndetse kiyobowe n'umunyagitugu wa mbere, ngo utagira impungenge zo kumena amaraso. Baravuga ibintu byinshi cyane, ndetse bagatangazwa n'ukuntu igihugu cyabo cyakabaye cyaranatekereje kuba cyakohereza abantu mu gihugu nka kiriya, bakanavuga bati nk'abantu bavuye mu bihugu bimwe bya Aziya cyangwa Europe, kubafata ukabasubiza mu bindi birometero kubajyana muri Afurika, ubabeshya ngo kubajyanye mu gihugu ngo kizabaha amahirwe. Byose barabyanariza, ariko icyo nge nakwemeza nuko iyi leta dufite hano kuba yagarura amajwi imaze gutakaza, kuko hano nibiba bisanzwe niyo amatora ataraba baba barimo bafite ukuntu babibara, sinzi ukuntu bakora za survey zabo bakamenya ukuntu ishyaka rihagaze. So ishyaka rero iri ngiri ririmo gukorana na Kagame rihagaze nabi cyane. Ni ukugerageza kurangiza manda yaryo, yego rizajya mu matora, rigerageze no kuvuga ibyo rivuga, rikore kampanye, rigerageze no kuvuga icyo ryahindura ku mikorere yabo. Ariko kandi biba binagoranye kuvuga ibyo wahindura kandi hari policies zipfuye uba waratangaje. Rimwe na rimwe utinya no kuba wahindura, kuko zihinduye nanone hari igihe uwo muhanganye nuko zari zarabuze ushobora kuzishingiraho avuga ati ibyo navuze singibi se atarahinduye tidiri. So politike ifunguye nk'ingiyi bigoranye cyane, ku buryo biba byoroshye kugaragarira umuturage ko ishyaka rikwiye gusimburwa, hakabaho ikindi cyerekezo, hakabaho kugerageza kwirindi shyaka. Analize z'abanyapolitike ba hano, abanyamakuru, ziba ari analize zifunguye, ndetse ukareba ugasanga ntabwo mu by'ukuri batinda cyane ku kibazo cy'u Rwanda, ariko berekana ko u Rwanda ari igihugu mu by'ukuri kitakwiye no kuganirwaho mu byo baba barimo gukora. Hari ukuntu banasuzugura ibihugu byacu cyane, babifata nk'ibihugu bitari byagera ku gihe cyo kuba byakwakira impunzi ku rwego nk'urw'ibi bihugu turimo. So ni ibintu yego byakomeje gufata headlines, byakomeje kuvugwa kuri talk shows zabo zo kuri televiziyo, ariko ntabwo mu by'ukuri leta ntabwo ifite ukuntu yakwisobanura kurenze ku mikoranire yayo n'u Rwanda. Iriya yari deal bafashe ipfuye cyane, ariko u Rwanda narwo ntabwo rurimo kubafasha, ahubwo rurimo kubagarika, niko nabyita. Murakoze, bitewe n'ibyo Businge arimo gukora. Okay, urakoze. Mfite utubazo tundi tubiri twa nyuma wenda kugira ngo ngiye ibyo nashaka kukubaza nk'umuntu uri aho ngaho kuri tere wenda nsoze, ariko wenda akabazo kandi kabanziriza kanyuma ko gasa nk'akagana ku iwacu nanone. Uri umuntu wabaye muri FPR, uri umuntu wabaye hafi ya Perezida Kagame, uri mu bamurinda, uri umuntu ufite amakuru menshi wenda kubyerekeranye n'ishyaka rya FPR. Utekereza gute ku hazaza hawe Businge nyuma y'iki kintu?
kuvuga ahazaza he muri politiki y'u Rwanda cyangwa muri FPR cyangwa no ku buzima bwe, ko iwacu hari igihe politiki ikora no ku buzima direct. numvise nuriya munyamakuru muri analize yari arimo kuvuga ngo Busingye ngo bigeze kujya batekereza ngo ari uzasimbura Kagame. Nibaza ko bibeshye cyane. Busingye ndibaza ko ukuntu yaje muri politiki ni nako azagenda, kuko Busingye ajya kuza yabanje gusenyera Karugarama. Ni bamwe mu bantu banaje azavuga ko azanye timu ye muri Justice, avuga ko adakeneye umuntu n'umwe wakoreraga Karugarama. Icyo gihe Karugarama kandi nawe yarazize ko yari arimo kuvuga ko yavuze mu kiganiro cye ko yumva ko Perezida Kagame atakwinyomoza, ko yavuze ko atazafata manda ya gatatu ndetse ko afite icyizere ko atakwinyomoza. Ariko kandi Perezida Kagame yari afite gahunda yo kuyifata, ndetse asanga Karugarama yamuvugiye amagambo atifuzaga ko avugwa. Busingye rero iki gihe u Rwanda ruri mu gihe gikeneye kugira foreign policy, kugira correspondence na diplomasi biri kiriya mu mikoranire yabyo n'amahanga, kuko barabangamiwe cyane muri politike y'akarere, bakanabangamirwa mu bibanire n'ububanyi. Ejo bundi mwabonye ukuntu Vincent yabangamiwe mu nama, iriya nama ya UN, noneho mukareba ibyo Busingye arimo gukora n'ibyo yakoze kuri Rusesabagina. Ntabwo byoroshye cyane kuba navuga ko nyuma y'aka kazi ashobora kuzatekerezwaho cyane, ndetse ubu ngubu ikintu kigoranye, Kagame hari ukuntu abanza akirengagiza gato, akareba ukuntu yavanaho umuntu abantu batakimushyizeho attention. Ariko icyo kigoranye cyane ubu ngubu kumenya ni ukumenya nimba Busingye azatinyuka agakuza ishati agataha, cyangwa se nimba azavuga ati ntabwo bigiyemo ndigumira hanze. Navuga rero ngo arigumira hanze, bizaba politiki ikomeye cyane. Ibinyamakuru bizavuza induru, isi yose izavuza induru. Perezida Kagame sinzi ukuntu azamuhimbira ibyaha, ariko nasubira hariya nanone nawe bazamushyira mu nzu nka Karugarama, abe yicaye aho ngaho ase nk'uvuye mu kazi, yigireyo bashaka abandi bo gukora akazi. Ntabwo ndimo kumubona nk'umuntu uzava hano ajya ku kandi kazi, cyangwa uzaguma aha ngaha agakomeza kwicara imbere y'Abongereza yamaze gukorera biriya. Ntabwo byoroshye. Kwerega niyo tutareba gusa igisebe ateye u Rwanda, twareba n'imibanire y'u Rwanda n'Ubwongereza ushingiye ku byo yavuze, niba yakomeza kumera neza baramutse hariyo bafite. So byanze bikunze rero Busingye bagomba kureba ukuntu bahamuvana, either agataha cyangwa se atashaka gutaha agasaba ubuhungiro nkanjye akaba impunzi, cyangwa bakazamuha no kuba Umwongereza nk'uko twabibaye. Ariko icyo nakubwira ni uko umubano w'u Rwanda ntabwo n'Ubwongereza ntabwo byoroshye ko ushobora gukosorwa batarakosora ikosa Busingye yakoze hariya, kuko Busingye yatatse uburenganzira bwa muntu. Busingye yakonfirmye ko u Rwanda ari igihugu kitavogerwa, ari igihugu gikora ibyo gishatse, ndetse yerekanye ko ari igihugu cyica amategeko ya Commonwealth, amategeko y'ibihugu bivuga Icyongereza. Yerekana ko batubaha amategeko ya Geneva Convention, ko no kwakira impunzi nta kintu bivuze. Avuga ko impunzi zapfuye muri 2012 ari nta kintu gikomeye kirimo, asuzugura izapfuye muri 2018. Mbega yerekana ko nazo ngizo bashaka gutwara u Rwanda mu by'ukuri bashobora kuzazigizaho byaba ngombwa bakazirasa. So ntabwo byoroshye cyane rero ko uwo muntu yaba umuhuza w'ibihugu, ko ambasaderi aberaho ku represent ibihugu. Ntabwo rero represent ibihugu uri n'umunyamategeko uvuga kuri roya ariko utubaha amategeko ndetse tubaha uburenganzira bwa muntu. Ubundi nanone ukaba urimo kuvuga ko hari ibintu ngo ushobora kubwira undercover journalist
ko ngo nimubivugana ngo ari bukugirira ibanga. Urumva umunyapolitike ndetse w'umwambasaderi ujya muri akabari n'abarakaresitara ngo Gentleman's Club bakamwakira, sinzi niba yaranywaga amazi cyangwa yaranywaga warage, yarangiza agatangira kuvuga biriya yanywaga shampura ntabwo ari warage azagiye mu minsi izaza yamubwira. Ntabwo byoroshye rero kuba uwo muntu yakomeza kwicara hano ari ambasaderi. Bagomba gushaka ubundi muntu waza akareba ukuntu aburabuza amakosa yakoze. Ariko yego bakunze kugira ibyago, nduza ari ibyago kuko akarimi ke niko kamutenguha, ni nako kamutengushye kuri Rusesabagina. Akanabyigamba, akigamba ngo ukuntu Rusesabagina yashimuswe, akanigamba yuko ngo bishobotse bazashimuta n'indi shuro. Mbega arasa nkaho yavuga ko u Rwanda ari igihugu gishobora gukora icyo gishatse ku isi. Ariko ikindi akibagirwa, icyo ni ikibazo nibaza leta y'u Rwanda igomba kwibazaho na polisi y'u Rwanda, ukuntu umuntu w'umudiplomatike nk'uriya ashobora kwizera nk'uko abantu bavuze ko ngo ari abantu bazashora imari mu Rwanda, bakaza bakamubaza ibibazo bitanajyanye no gushora imari, akaguma bisubiza ari nko kunywa kariya kantu yanywaga. So njye ku bwanjye rero nkumva ko uti nyuma y'aha ngaha Busingye igikurikira, njye ndabona Busingye ari umuntu uri bube yicaye mu rugo nta kazi afite. Hari abantu benshi bavuye mu kazi batanakoze n'amanyanga angana kuriya. Murakoze. Nahoze wenda ntarabakuru icyo ngicyo nahoze mvuga ko dushobora kumwakira muri opposition mu bihe bya vuba, ubona byo bidashoboka cyane. Birashoboka ariko ntabwo nzi kuko kwakira Busingye ni nko kwakira bandahiriraga. Hari abantu baba extremist buriya mu by'ukuri, niyo yaza muri opposition abaje kugira ngo abone aho yicara, ariko atari abantu mu by'ukuri bafite ubushake. Reka twe kubijyamo cyane kuko ntabwo turamenya iyo yerekeza. Ariko buriya nimwe na kwikiriza, nimwe na Denis Karera, hari na mushiki wabo wundi nawe uri muri politike. N'abantu banambiye FPR kuva bakiri bato, usibye ko Denis na kwikiriza bo babaye abasirikare, nyuma kwikiriza bivamo yigira gukorera UN. Nawe Denis aguma hariya, niwe Kagame abikamwo amafaranga, nawe amukoresha izi projet zose zo akora akazitirira abantu. Ubu ikintu cya mbere kiri mu bintu bishobora kuba binakerereza kwerekana icyerekezo cya Busingye, Kagame ashobora kuba kirimo kurwana no kuvana amafaranga ye mu izina rya Denis, kugira ngo atazayacikana nk'uko abandi babigenje. So hari akazi kenshi cyane Kagame agomba gukora mbere ko asukura Busingye. Ariko icyo nakubwira ni uko Busingye ashobora no gufata inzira agasubira i Rwanda, agahitamo kwicara mu rugo, kuko cyangwa agasubira i Bugande. Bari abahungu amateka yabo ntabwo yoroshye, ni abantu bitoroshye cyane kuvuga ngo bashobora ngo gufata icyemezo kimeze gutya n'iki cyo kurwanya Kagame ngo n'intama ze, ntabwo byoroshye. Murakoze. Burya nabyo nyine nubwo bivuga ko hari abaza kuhicara, ariko nabyo hari izindi mbaraga bisaba, kuko hari n'umuntu nyine umugani wawe utapfa gufata n'icyo cyemezo bitewe n'imyumvire cyangwa umugani n'amateka ye. Bivuga nibyo. Ikibazo rero wenda cya nyuma njye nashaka kukubaza, mbwira wenda n'abandi bashaka mikoro ko bazamuka, ni ikijyanye n'igihura neza nyirizina, wenda ni isije twabaye nk'abibandaho nubwo twavugaga n'ubundi kuri ya video muri rusange ku kibazo cy'abanyekongo. Wagira ubutumwa uha abantu b'abanyekongo? Kuko impamvu bivuga ni uko benshi buri mu bantu bitabira ibiganiro hano cyane ujya ubumva bavuga ko Kagame ari umuntu wabo,
ko bari gukorerwa jenoside, basa nk'abavuga ko ubutegetsi bw'i Kigali bwabatabara, ko bwakora ibintu by'ibitangaza, ko aribo bacunguzi babo. None uyu munsi bwa butegetsi, ndetse hari n'abamwe bavuga ko ziriya mpunzi ngo zafitwe n'abandi bene wabo bari muri Amerika. None bwa butegetsi nibwo bwivugiye mu ijwi rya ambasaderi n'umuntu wabaye minisitiri w'ubutabera yuko abo bantu kuba barapfuye ntacyo bivuze. Abavandimwe bacu babonye ko bakiri muri ubu buyobe nyine ko namwita, wagira ikintu babwira wenda kugira ngo ugire ibibazo nashaka kubaza nk'umuntu uri kwitera habera iki gikorwa, ugiye icyo tubwira. Ikibazo cyanjye cya nyuma n'icyo ngicyo, wagira ubutumwa ugenera aba bavandimwe bacu b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, bakibona FPR nk'aho ari umuntu wabo, ko ari abantu rwose. Ari space nagiyemo, umuntu wabivuze ahari n'izina rye kuza nuko hari ndashaka kuvuga amazina y'abantu cyane, avuga ko bari abantu, ngo azanabikoraho ikiganiro asobanura ukuntu ari abantu, nuko ko bazize abantu bari muri Amerika babashutse. Mbese asa nk'unavana ikibazo n'icyasha ku butegetsi, ariko noneho tubonye ko ubutegetsi kigamba bavuga ko niba barapfuye wababwira iki? Rugaba, ubundi ntabwo dushobora kubuza abantu kuvuga icyo bashaka kuvuga. Abantu bumva ibintu mu buryo butandukanye, abantu bafite experience y'ubuzima itandukanye. Ndibaza ko abantu bagenda bavuga ibyo bishakiye ku bintu byerekeranye n'impfu z'abanyekongo. Abantu bavuga ibintu bitandukanye, babyumva mu buryo butandukanye. Ntabwo nibaza ko usibye bariya barasiwe hariya ku Kibuye cyangwa se n'abarasiwe n'ahandi hose, hari no kuraswa kwinshi cyane kwabayeho ku baturage batari n'impunzi mu gihugu iwabo, ndetse babakangurira guhunga igihugu cyabo kugira ngo objective u Rwanda rushaka ngo ko igerwaho. Ndibaza ko abanyamurenge babisubiyeho cyane, za Gumino za twirwaneho. U Rwanda rwageze n'aho ruguririra zimwe mu nyeshyamba zitandukanye mu gihugu cya Kongo kugira ngo zijye kurasa abo baturage bo muri Murenge. So hapfuye abantu benshi cyane muri iyi minsi. Ndibaza ko hashize igihe hagenda habaho agahenge bitewe ngira ngo n'ukuntu ingabo z'u Rwanda zagiye zicika intege muri kiriya gihugu. Ariko kuba umuntu akora space kubera ko yakuriye ibyumba, akaba yarabaye ibyumba, afite mukuru we ari umusirikare w'inkotanyi uba muri ka Kigali cyangwa uba muri ka Kanombe cyangwa se uba muri Kanjepe cyangwa wiruka inyuma ya Kagame. Ndakubwira hari abana b'abanyamurenge b'abagogosore, arakubwira ati jewe ubu ndi kapiteni wa RDF, nabashije kubakira mama inzu muvana mu ikampu y'impunzi, nta kintu nshaka, cyo nashaka nakigezeho. So igihe rero hari uwageze muri Amerika, kuba yakwirengagiza ibintu, ndetse kandi birasanzwe kwirengagiza ibikorwa bya Kagame, na cyane cyane iyo abantu ari abafanatisme babo. Hari umugore wigeze kumbwira, yari yaraje hano mu Bwongereza n'umugabo we barahunze. Tuvuga ku bantu bapfuye, bahoze bari no muri leta n'ukuntu bapfuye. Kandi arambwira ati ariko ati riga nibo bizize, aturagira ngo nk'ubu ngubu wowe bakubonye, aturagira ngo abantu upfuye hari n'uwagira icyo avuga. Ati nturebe ibintu urimo kuvuga, ati niba ngibi urimo kuvuga by'impfu z'abariya ntabwo tuba dukwiriye kubivuga. So hari umuco muri sosiyete nyarwanda, ndavuga nyarwanda y'ubu Kigali na government ya FPR, aho byumvikana ko iyo unenga leta kuba wapfa nta kibazo, niko bimeze. Iyo uvuga ibintu nyakubahwa perezida wa repubulika ugahusanya nawe, ukaba utavuga nk'ibyo avuga, kuba wapfa ni ibihano bisanzwe. Ni nka kurya umubyeyi
ahamagara umwana akamukabukira. Gupfa mu Rwanda ni nka kurya bundi umubyeyi akabukira umwana. Gupfa byaramenyerewe. Abanyarwanda banomarayizinze kwicana ku buryo bumva ko nta kindi gihano wenda gihari cy'umuntu yahereza undi, ariko kandi ukanasaka icyo bamuhanira kikakuyobera. So kugira ngo umuntu ye kwicwa ni ukuba leta imufitemo inyungu, naho kuba wanenga leta ugapfa nta kibazo kirimo. Bariya rero bigaragambyaga muri FPR nanga muri igisirikare cy'u Rwanda na leta yabo, babibonaga nkaho ari ukuba ukora ibihabanye n'ibyo amategeko yifuza. Kandi leta yatoje abantu ko ngo umuntu wese ukoze ibihabanye n'ibyo bavuga ngo abashaka kugarura jenoside, niko bavuga, ngo arashaka guteza umwiryane mu Banyarwanda, arashaka kwica abaturage, yasuzukuye umukuru w'igihugu, arapfobya jenoside, afite ingengabitekerezo. Izo manza zose ni manza zikomeye cyane. Kuba rero bamufunguriyeho amasasu kuri bo babibona nk'aho ari ibintu bisanzwe. Abo basore rero turimo kuvuga baba bakoze za space bakavuga ibyo, baba barakuriye muri iriya systeme, barerewe hariya, barerwa muri iyo systeme, nta kindi bazi, ntabwo bazi uburenganzira bwabo, nta nubwo bazi uburenganzira bw'abandi. Niyo bageze hariya bakabibigisha muri Amerika cyangwa na hano mu Bwongereza n'ahandi, ntabwo babyumva, bumva ko ari ibyahano, iby'iwabo bumva biriya. Ubundi bakagira izi community babamo ngo ni Rwandese community, bakajya kwibuka jenoside, bakagenda bakongera bakavuga ibyo baba barakuze babereka ariya magufwa banditse hariya hose. So abo bantu baba ari abantu bafite imitekerereze itandukanye cyane n'iy'abandi bantu. Kuba rero baza bakirengagiza ukuri nyako bakaguca iruhande, bakavuga biriya, nubwo Businge yavuga ibi ubwabo ntabwo babireba, niyo biboherereje ntibabireba, kuko baba bashaka kugira ngo bumve icyo abayobora community zabo n'abayobora leta zabo bari buvuge, kuko bavuga ati hatagira n'uzavuga ko ngiye hari icyo nabivuzeho. So ni systeme ya control, ni systeme iyoboye igihugu, gikontorora abantu mu mutwe na physically, baba control na physically kuko baranabafunga bakagira ubwoba. So nigeze kuvuga hambere mvuga nti bari abanyekongo bameze nk'ukuntu abanyagiputa abayisiraheli bari bameze muri Egiputa. Naba nabo ntabwo bari bazi uko bagera iwabo, icyo gihe sinzi ukuntu abantu bagendaga, ariko abangaba ni abantu bakuru no hakurya umupaka bazi iwabo, bafite ubutaka bwiza, ni hanini, bafite abandi bene gihugu basangiye igihugu, ndetse babahamagarira kucyubakana. Yego hagenda habamo utubazo tumwe na tumwe, ugasanga hari incidents ziri isolated, ariko ibibazo bahuriye nabyo mu Rwanda ndibaza ko bishobora kuba bikomeye kuruta ibibazo bahura nabyo bari kumwe na bene wabo mu gihugu, barimo kureba ukuntu barwana no kubaka igihugu cyabo, bareba constitution yabo, bataba abagaragu b'umuntu umwe ngo basenye igihugu cyabo, cyangwa se baje kurwana intambara batazi zo kurwana n'abantu mu by'ukuri batakwiye kurwana nabo. So hari impamvu nyinshi cyane zituma abantu baba bameze kuriya, ndetse ziba ziva mu mateka, kandi nk'uko nakubwiye bariya benshi bavuga biriya mu by'ukuri ni Abanyarwanda bavukiye u Rwanda, bamwe abandi baje mu Rwanda ari bato bakurira hariya, batozwa biriya nyine, kandi bose bagahora bifuza kuba abasirikare b'u Rwanda, kuba abapolisi b'u Rwanda, kuba abajuje b'u Rwanda. Nibyo bakora. None se Abanyarwanda babajuje ni bangahe? Cyangwa nabo basirikare bafite umubare munini cyane kuruta abenegihugu b'u Rwanda. So hari ibibazo byinshi cyane bituma bameze kuriya. Ngiye niko mbibona, ntabwo ari ngiye ubibona gutya gusa, ariko nta nubwo nibaza ko namwe mutabibona uko mbibona. Murakoze. Yarakoze. Ibyo uvuga nibyo nyine, hari ikibazo cy'uko abantu kenshi bakuriye nyine muri ya systeme y'iwacu, usanga hari ibintu bafashe nubwo byaba atari byo, bo bakabyumva ko ari uko nguko bimeze, ndetse ku buryo wowe utabibona gutyo ari wowe kandi ku kibazo ukibaza niba ari wowe ikibazo cyangwa niba ari wowe ikibazo bikakuyobera. Bivuga byo nibyo,
ariko ibintu nka biriya mugani kenshi nk'uko nabivuga nuko batanabireba cyangwa badashaka no kubireba, ariko byagombye kubabera isomo, byagombye kuvanamo isomo ryo kubona ko ba bantu bo bumva bashyize mu mutima, ba bantu bumva ko ngo ari abantu bazabatabara, rimwe na rimwe bagashyiramo n'ibyo by'ubwoko ngo ni bene wacu, ibintu biri mu bwenge buke cyane, kubera ko Kagame we ibintu nk'ibyo ngibyo we iyo bitari mu nyungu ze aragukindura, cyangwa ahubwo akaba yanagutanga kugira ngo agere ku byo agomba kugeraho. Ni ikibazo, ni ibintu abantu bagombye kuvanaho amasomo. So urakoze cyane, urakoze ku bisobanuro uduhaye, urakoze ku makuru uduhaye nk'umuntu uri aho ngaho iki kintu cyabereye. Abanyarwanda nyine natwe dukwiye kuvanamo ayacu masomo, dukwiye kugumya gukoresha amahirwe nk'aya ngaya tuba tubonye kugira ngo ibyo bacu bimenyekane, tugakora ibishoboka byose kugira ngo abantu, isi yose ikomeze kubona isura ya buriya butegetsi. So sinzi rero niba hari umuntu wundi ufite igitekerezo cyangwa ikibazo cyangwa ikindi yumva yasangiza abari muri space, yasaba ijambo tukagana ku musozo, yaba ntawe nabwo tugasoza. Twaganiriye bihagije, twaganiriye kuri iyi ngingo, havuzwe ibintu byinshi, abantu batanze ibitekerezo bitandukanye kandi byiza, ariko byose biganisha yuko ikintu tukwiye kwitaho cyane, tukwiye kurebaho cyane, ari ukugerageza ibishoboka byose kugira ngo ibi bintu, igihugu cyacu cyahindutse igihugu abantu bakoramo ibintu byose by'agasuzuguro bashatse, turebe ko amaherezo byazashyirwaho iherezo, tukagira igihugu abantu bashobora kubamo bubaha uburenganzira bw'abandi, umuntu atigamba ko kwica abantu ntacyo bivuze, ko abantu kuba barishwe ntacyo bivuze. Sinzi rero niba hari umuntu ufite ikintu wenda yatubwira tugana ku musozo, aho yari nawe nabwo twasoza. Murakoze. Twagira ngo muri make tugushimire wowe wafashe akanya ugategura space kandi ukazana topic igezweho iri kuvugwa na benshi, iri mu binyamakuru byinshi, kandi dushimire abatanze ibitekerezo bose n'abaduteze amatwi. Murakoze. Urakoze Rukundo, ndabashimiye nanjye bivuye ku mutima abantu twabanye muri no space, ndetse nabo twakomeje kubana, tuzakomeza kugira ibiganiro nk'ibi ngibi kugira ngo tugumye kuganira ku bibazo igihugu cyacu gifite. Dushimira cyane nawe Usinge wakoze ibishoboka byose kugira ngo isi yose imenye ibibazo by'ukuri n'isura ya nyayo y'igihugu cyacu. So ndabashimiye rero. Sinzi wenda hari akaririmbo natangije space ndumva nshaka kugasubizamo kuko numva nshaka kugatora Businge cyane, ushobora no gusanga ari gukurikira ibiri kuvugwa kugira ngo amenye imyanzuro azafata. Umugani nk'uko Noble Marara yabivuze, reka turindire wenda ntawamenya, turebe aho bizagana, ariko ikiriho cyo nk'uko bivuga, nk'uko yabivuze, hari ibibazo bikomeye cyane kubera ko ibintu byabaye skandale ku isi hose. Harimo inyungu z'amafaranga, Kagame yikundira amafaranga, harimo inyungu za politike kuri bari abakorana bo mu Bwongereza. Kagame w'ibya politike y'iwacu azi ko dufatiraho imbunda agakora ibyo ashaka, nta mbaraga z'abaturage bakeneye cyane. Harimo ibintu byinshi, ni ukubitega amaso tukareba aho bizagana. Ikindi nk'uko nabibasabye ni uko abantu bakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu nk'ibi ngibi babigeze ahantu kure hashoboka, babigeze no ku bandi b'abanyamahanga bavuga ko ngo u Rwanda ari igihugu cyateye imbere, u Rwanda ngo ari igihugu ngo Kagame ari umuntu wakoze ibintu by'ibitangaza, Kagame ngo ari umuntu w'ikigirwa w'Imana y'u Rwanda, ngo ibintu byose yabishyize ku murongo, ngo abanyarwanda bafite umutekano. Cyane aka kantu k'umutekano niko bakunda kuvuga cyane, k'umutekano ngo